Bakunzi n'abakurikirana isubyo ry'abazigaba mwese mbahaye ikaze mbifurije ibyo nanjye nifuza. Uyu munsi ni ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Tugiye gusubukurira aho twari twacumbikiye ejo dusoma igitabo cyitwa Inganji Kalinga. Twari tugeze ku gice cya kabiri, hagira hati: umwaduko w'abatutsi ba mbere, ingoma zitari nyiginya, uburyo ingoma ntutsi zigaruriye ibihugu. Kenshi usanga abantu mu Rwanda bakeka ko abanyiginya ari bo batutsi badutse mu Rwanda bwa mbere na mbere. Ntibabaye aba mbere, ntibabaye n'aba kabiri n'aba gatatu, ndetse babaye aba kenshi cyane. Mbere yaho hadutse amoko y'abo batutsi muri za provinsi za Marangara, Nduga na Busanza Nord, yahoze ari amazina y'uduhugu nka bene ibyo tuvuze by'abahinza ba kera, ukubitireho na Nkobwa na Kabagari na Gisibiri, ubu ni provinsi ya Kabagari. Kugerageza gutekereza bene ibyo bintu bya kera nabyo harimo igice gikurikiza ibya bwa bumenyi bw'imiryango twavuze mbere. Batekereza uko ibyo bihugu bya kera byari bimeze, ariko ntibakubwire umuryango wabanje kugera ino mbere n'uwawukurikiye. Ahubwo iyo bamaze kukubwira akarere n'umuryango wategekaga ko mu Rwanda rw'ubu ugerageza gufindura ababa baraje ino mbere y'abandi. Ibyo nabyo kandi tubihabwa no kugereranya ibyo tuzi bya vuba. Uru Rwanda rugitangira rwaturutse hakurya ya Nyabarongo, kuko rwatangiriye mu Buriza no mu Bwanacyambwe no mu Buganza bwo hino. Rumaze kwambuka Nyabarongo rugeze mu Nduga, ingoma zo mu Gisaka no mu Ndorwa zitunyaga ibihugu byinshi byo mu Buganza no mu Buriza no mu Bwanacyambwe. Uko kandi ibyo bihugu byaryaga u Rwanda isataburenge, biruvunguraho uduhugu buhoro buhoro, niko narwo rwakomezaga gutsura ibihugu byo mu Nduga no mu Nkiga zegamiye Ikivu n'Ibirunga. Aho rero rumariye kugwiza amaboko, rwibuka kwiganzura, rusubiza imirwano hakurya ya Nyabarongo, rurwana n'Igisaka n'Indorwa, bimara ingoma nyinshi rushirwa ruhatsinze. Nuko rero iyo ngoma y'u Rwanda ikomeza imico ya mbere. Ibyo bihugu wenda ntabwo ruba rwarashoboye kubisubirana inyuma. Ibyo bihugu biba byarakomeje kubivungura buhoro buhoro, narwo uko rutewe ruturukwa mu burasirazuba rukagumya kwihinda rwerekeza mu burengerazuba cyangwa rwerekeza mu majyepfo. Amaherezo rero ugasanga akazasanga aho rwahoze harashinze ibindi bihugu, wenda nabyo byari izindi ngoma zibirusha amaboko, zikarunyaga zikagumya kubitsura kwa kundi, nabyo bikazimukura ibindi. Mbese rwose imigenzereze y'u Rwanda mu mirwanire yarwo rugarurira ibihugu, rwakwibwira ko ari ukwigana ibyo rwasanze bakora kera mbere rutaraba igihugu gikomeye, cyangwa se no kwiganzura ibyo rwahoze rugirwa mbere. Uko umwami yimye, urungano rwe rukagira ishyaka ryo kugenza uko base bagenzaga, maze amasekuruza yose akagenda asigira ayandi uwo murage w'imirwano. Mwibuke ko igihugu cyatsindwaga kimaze ingoma nyinshi mu ntambara, kigatsindwa n'urugerero rumaze ingoma nyinshi kuri iyo nteko. Uwo ni wa murage w'intambara baba bakiriho wa base. Ubwo rero abatutsi bose baje baturuka mu Ndorwa no mu Nkore iteka, kandi bagahora barangamiye amajyepfo y'u Rwanda berekeza mu by'i Burundi. Umuryango twavuga ko wabanje kugera ino ni
uwaheraga undi mu majyepfo kuko umuryango ujya kwigarurira ibihugu mu muheto utakonkobokana ingabo zawo ngo ucikanye igihugu biremye, bawureba ngo urinde kujya kwiremera igihugu inyuma yabyo. Baca umugani ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Umuryango nawo ujya kwiremera igihugu uhera iwabo haworoheye, ukazaba usakara hose ariko wabanje kugira intangiriro. Mbese uko dukeka ko iyo mirwano yakurikiranye twabigereranya n'umuntu uhirika amabuye manini ayerekeza mu kabande kamwe. Iryabanje guhirikwa niryo rihagarara hepfo cyane, iryakurikiyeho rikaza kugarurwa n'andi hafi yaho uwayahiritse ahagaze. Imiryango bavuga y'Abatutsi yari ifite ibihugu mu Rwanda rw'ubu ni iyi ngiyi: Abenengwe, Abasinga, Ababanda, Abongera, Abazigaba n'Abahinda. Abagara bavuga ko nabo bari Abatutsi. Abambere Abenengwe. Abenengwe nibo dukeka ko batanze abandi Batutsi kugera mu bihugu by'ino, kuko ari bo bari hepfo cyane. Igihugu cyabo cyose kiri muri teritwari ya Strida, ubu kirimo province zacu eshanu: Busanza Sud, Bufundu, Nyaruguru, Nyakare, Bushumba na Buyenzi. Nyamara si ukuvuga ko wenda batari bafite ibihugu bindi bitari muri izo province, ni ukuvuga gusa iremezo ry'ibihugu byabo. Ntawagerageza kugushingira neza imipaka y'igihugu cyabo, wenda ndetse no muri izo province twavuze haba harimo uduhugu batahoranye twometsweho mu igabanya ry'ibihugu aho bigaruriye, nk'uko n'ubu province zimwe zigiye zomekwaho imisozi zitahoranye kera. Igihugu cy'Abenengwe cyitwaga Ubungwe, ubu nta hantu hakiryitwa ngo haryiharire, ariko abo muri ibyo bihugu baracyavuga ko ako karere ko mu bisi bya Huye hitwa Ubungwe, kuvuga ngo Abenengwe ni inzu y'abami baho, nk'aho abacu ubu tubita Abanyiginya. Kandi rero numvise bavuga ko ikirangabwoko cyabo cyari ingwe. Ingoma yabo y'ingabe nk'uko Karinga imeze mu Rwanda yitwaga Nyamibande, ariko aho batsindiwe Nyamibande yafashwe mpiri, ubwami barayizana igumaho na n'ubu. Mwaba mwarayumvise yitwa iryo zina, iryo ry'ukuri ni irya Nyamibande. Mu bami b'Abenengwe uwo bibuka wari ku ngoma ku mwaduko w'Abanyiginya wari mu Rwanda, wari wubatse mu bya Nyakizu ho muri province ya Bushumba, hahoze Abenerwamba bavuga ko abamukomokaho. Undi n'uwo hino igihugu cyabo cyagiye gitsindwa witwaga Semukende, umugabo wa Nyagakecuru. Ni umuhungu wa Rubuga watsinzwe, igihugu cye kikigarurirwa n'u Rwanda. Abo Benengwe bavuga ko bagiraga isano n'Abanyakarama bo mu Burundi. Icyo gihe cya Benengwe ngo ni nabo Banyakarama bari bimye mu Burundi bwegereye u Rwanda. Aba kabiri ni Abasinga. Abasinga nibo twavuga baje bakurikira Abenengwe, kuko aribo bari bafite ibihugu byasaga n'ibitsura Abenengwe. Abasinga bari ugutatu. Abo tuvuga aba ni Abasinga bitwa Abasangwabutaka. Iryo zina barikuye ku mpamvu y'uko Abanyiginya basanze bategeka. Hari aho Abasinga bandi baje mu Rwanda nyuma bitwa Abanukamishyo, kuko bazanye n'umutware wabo witwa Runukamishyo rwa Muhiga wa Nyamurorwa, umupfumu wari Indorwa y'Ubutumbi. Igitekerezo cyabo kizaza ku ngoma ya Mibambwe wa mbere Mutabazi, kuko ari bwo bavuga ko badutse mu Rwanda. Abasinga ba gatatu bitwa Abagahe. Ni Abasinga b'imiryango myinshi bagumirije kuva mu Bugande bw'Indorwa, hanyuma
y'abanukamishyo. Abo tuvuga rero bagiraga ingoma ni aba mbere b'abasangwabutaka, ari nabo bita ababyara bami, kuko bigeze kubonekamo abagabekazi mu itangira ry'ingoma nyiginya. Naho rero abandi badutse mu Rwanda, izina ry'Abasinga ryararangije gucibwa ku ngoma. Iryo zina rero ry'Abasinga ryenda kwemeza ibyo twavuze by'imyadukire ya bene abo Batutsi. Numvise bazi uruhima bavuga ko iryo zina risobanura ngo abatsinda. Ngira ngo abenshi kandi muzi ko igitero cy'Abahima ku nkiko yacu ya ruguru cyitwa Umusingo. Abasinga bigeze gutegeka igice kinini cyane cy'uru Rwanda turimo. Umwe mu bami babo ba mbere w'igihangange yitwaga Rurenge, niwe bakuyeho rya zina ryo kwitwa Abarenge. Abarenge yari inzu ivamo abami babo nk'uko ubu tuvuga Abahindiro. Si umuryango wabo wose witwa gutyo. Igihe cy'umwaduko w'Abanyiginya, tuvuga igihe cy'umwaduko w'Abanyiginya, umwami wabo yari Jeni rya Rurenge, wari utuye mu rwerere rw'i Bugoyi. Ingoma yabo y'ingabe yari Mpatsibihugu, ariko Rurenge uyu se wa Jeni ntabwo ari we bari baritiriwe. Kwari ugusubira ku izina uko bisanzwe mu bami, kuko kera mbere ya Jeni Ababanda tugiye kubona bari barateye igihugu cyabo cy'Induga, bakakicamo kimezamiryango cya Rurenge rundi rwa kera. Byongeye kandi no mu nzu ya Nyaruzi bari Abarenge, kandi bafite agahugu kabo katagira amahuriro no kwa Jeni. Rurenge rero rwabyaye Jeni kwari ukwitiranwa na Rurenge rwabanje. Ibihugu by'Abasinga biheruka byateruriraga muri provinsi ya Mvejuru na Buhanga-Ndara z'ubu, bikazana imbuga yose mu burasirazuba bwayo, bikagarurwa na Nyabarongo na Mukungwa, bigasesera mu Bugoyi no mu bihugu by'inyuma y'ibirunga byerekeza igishari, bigahera no mu Bunyambiriri bikagarurwa n'Ikivu. Ariko rero hanyuma Ababanda badutse babicamo kabiri, benda ibihugu byo mu Nduga, ibihugu rero byo mu Nkiga n'iz'Ubuhanda n'Ubugamba n'ibindi by'inyuma y'ishyamba byose, bigumanwa n'umwami w'Abasinga wari ufite ingabe yabo. Igice rero gisigaye hepfo ya Nduga aricyo cyitwa Uburwi, gisigaramo inzu ya Nyaruzi yagitwaraga n'Abarenge. Basigara ari nk'abami bacyo, ariko bakima Gihinza gusa. Nta ngoma y'ingabe bagiraga, bemeraga iyabo Mpatsibihugu, ariko ntibagireho amahuriro nayo, kuko bari baratandukanyijwe n'ibihugu by'umwami wabo w'ukuri. Igihe rero Abanyiginya badutse muri ibi bihugu, umwami w'Abasinga yari atuye ku rwerere rw'i Bugoyi. Ibihugu bavuga byamwemeragaho umwami bisigayemo provinsi zacu 10, arizo Ubunyambiriri, Nyantango, Ubudaha, Ikingogo, Ubushiru, Ubuhoma, Rwankeri, Ubugoyi, Akanage, Ubwishaza n'Urusenyi. Za provinsi zindi zo muri Kinyaga, Ikesha, Impara, Mubiru n'Ubusozo n'Ubukunzi zarimo umwami wundi wambukaga na Rusizi agafata mu Bunyabungo. Ariko rero ntawe uzi niba uwo mwami yarayoboraga Jeni, umwami w'Abasinga. Ibindi bihugu by'Abasinga byahoze ari u Rwanda nanone byashyizwe kuri Kongo y'Ababirigi. Ni Ubwishya, Ijombo, Igisigari, Ubwito, Igishari, Ibyahi
na Kamuronsi n'ibindi byo muri ayo mahugu. Ikindi gihugu cyabo twavuze cyari cyaratangijwe n'Ababanda n'Uburwi, aho cyari kiri ubu hasigaye province zacu ebyiri, Imvejuru n'Ubuhanga-Ndara. Ariko rero ibyo si ukuvuga ko imipaka yazo zombi ihwanye n'uko icyo gihugu cyari kimeze. Ni ukuvuga gusa ko izo province ziri mu karere kacyo kikagendaho nibura uruhande runini, wenda cyarazirengaga, wenda se ziyometseho udusozi twari inyuma y'imipaka yacyo. Aba gatatu ni Ababanda. Ababanda nibo baje nyuma y'Abasinga. Ibyo byo si ugukeka, batekereza ko batungutse muri iki gihugu harateye amapfa baturutse mu bya Bwanacyambwe. Umunsi bambuka Nyabarongo bageze mu Nduga imvura iragwa, rubanda rero barashika bati izanywe n'abagenzi baraye ino. Umutware wabo nawe arabyemera ati ni koko ni njye ubahaye imvura. Bamuzaniye amasororo arayanga ati reka ntabwo nakunda keretse munzaniye Kimezamiryango cya Rurenge, niwe wabiciye imvura. Nimutamunzanira amapfa aragumya acane nka mbere. Abanyenduga batera Kimezamiryango apfana n'abe bose. Wa mutware w'Ababanda yiha icyo gihugu atyo, arimbura Abasinga bakomeye bari mu Nduga hose kugira ngo batazamwiganzura. Uwo waremye ingoma Mbanda ariko ntibamuzi izina. Mu bamuzunguye tumenya batatu: Sabugabo n'umuhungu we Nkuba, umwuzukuru we Mashira. Bari abami barambye mu Nduga, ntabwo bari ingurukizi z'ibyaduka bya vuba. Ababanda ingoma yabo y'ingabo yitwaga Nyabahinda. Aho baturutse rwose ntawuhazi. Nanone bavuye mu by'indorwa nk'abandi, ariko rero ntawakubwira ko mbere yo kugera mu Nduga bari bafite igihugu bategekaga. Imyadukire yabo kandi ntabwo ari imyadukire y'abaje barwana. Ndora ubanza baraje bibungereranira inka zabo cyangwa se bisuhukira, bakagira amahirwe yo kuzana imvura, bakagira n'ubwenge bwo kubyitwaza bavuga ko igihugu kigiye kuzira abategekaga. Imana itagihaye umugisha. Ibyo birasanzwe. Iyo amapfa ateye, bene abo bantu bakunda kwishyiraho nk'igisaka kijya gutsindwa hateye amapfa nk'uko. Umurundi Rugeyo aza yiyita mwene Kimenyi. Abanyagisaka baramwemera, bavanaho uwari ufashe ingoma ya se. Uwo Murundi niwe wadobeje ibyabo, arakima apfa bucike, ariko asiga giteye amagomerane kiritsinda. Igihugu cy'Ababanda ubu kirimo province zirindwi: Induga, Ubusanza-Nord, Akabagari, Amarangara, Amayaga, Urukoma na Ndiza ariyo Burembo. Haza abitwa Abongera. Abongera batwaraga ibi bihugu byo hakurya ya Nyabarongo byo mu Bwanacyambwe n'Uburiza. Ntawe uzi ko icyo gihugu cyitwaga, n'imipaka yacyo ntawe uyizi. Province z'ubu zikirimo bidashidikanywa ni Ubumbogo, Ubwanacyambwe n'Uburiza n'Urukiga mu ruhande rwayo rwitwa Ubusigi. Bagakeka ko cyendaga no kuri za province ya Buganza-Nord, Buganza-Sud na Rukaryi. Ingoma yabo y'ingabe yitwaga Kamuhagama. Nta kindi namenye kiberekeye. Abazigaba bari mu mahugu ya ruguru ya Muhazi berekeza mu Mutara. Nibo batwaraga mu Rweya. Igihe Abanyiginya badutse mu Byino, ntawamenya neza aho ibihugu byabo byaheraga naho byagarukiraga. Haba no gucishiriza, ingoma yabo y'ingabe yitwaga Sera. Nta kindi cyabo tuzi cyabaye mbere y'Abanyiginya. Abagatandatu ni Abahinda. Abavuga ko Abahinda bari ukubiri,
Iryo zina rituruka ku mwami wabo wa mbere witwaga Ruhinda, ariko abanyarwanda bavuga ko habanje Ruhinda rwaremye ingoma Mpinda mbere y'Abanyiginya. Uwo Ruhinda ngo arema igihugu kimwe kinini cyakomatanyaga Indorwa n'Ubunyambo n'Igisaka na Karagwe n'Ubujinja. Ubwoko bwe yari Umugereka nk'Abahinda bose bo muri ibyo bihugu tuvuze. Naho rero Ruhinda rwaremye ingoma y'Inkore ngo ni uwa vuba cyane, ntabwo ari we witirirwa iyo miryango y'Abahinda. Ntimwibagirwe ko aba Bagesera b'Abazirankende bo mu Gisaka nabo ari Abahinda. Nuko rero ubanza tutakwitiranya abo ba Ruhinda uko ndora, kandi ubanza koko ababivuga batabeshye. Amazina y'abami agenda ahererekanwa nayo ya ba Ruhinda, byaba byarabaye bityo koko. Maze kandi hariho n'ikindi kibyemeza, narebye amazina y'abami b'Inkore nsanga ari make cyane. Byongeye kandi ntabwo Abanyagisaka bavuga ko igihugu cyabo cyaremwe n'Abanyankore, ariko bakamenya ko ari Abahinda. Ibihugu by'Abahinda biri mu Rwanda bisigayemo provinsi ebyiri, Gishunya, Mirenge na Migongo, zaremwe mu Gisaka aho gitsindiwe. Ibyo si ugushidikanya, niko bimeze. Turabizi neza ko gitsinzwe vuba. Ingabe yabo yari Rukurura na provinsi ya Mubari ariyo twitaga Mazinga, yahoze ari mu gihugu ukwacyo. Abagara bari Abatutsi koko? Abagara bavuga ko bari Abatutsi, kandi ibyo babatekerezaho byenda kwemeza ko bari bo. Ariko rero ubwoko bwabo ngo bwari Abakwa, maze ubwo bwoko bukaba ubuhoryo, keretse rero niba bari Abatutsi b'ubwoko bubi, nk'uko ubu habaho Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa basangiye ubwoko, bwaba bubi bwaba bwiza. Abo Bagara ni bamwe mu bo kwa Nzira ya Muramira. Babitirira Abagara kuko batwaraga Ubugara. Igihugu batwaraga cyitwaga Ubugara, cyari mu mahugu akikije ingezi ya Burera n'iya Ruhondo muri teritwari ya Ruhengeri. Bavuga ko babumbaga ibihugu byose byo hagati ya Mukungwa na Basi, bigaterurana n'igihugu cy'Umurera, bikarenguka mu Ndorwa y'Ubushengero no mu Bufumbira. Ahanini ho mu Bugara twahajyanywe n'Abongereza. Provinsi ya Buberuka yari mu gihugu kindi cyari gifite umwami wacyo, kigasesa mu Ndorwa hirya, ariko rero ntitwamenya ubwoko bwaho. Tuzi izina ry'umwami wabo wa nyuma witwaga Mweru. Ngaho abami bategekaga mu Rwanda rw'ubu rutaraba u Rwanda mbere y'umwaduko w'Abanyiginya. Twavuze ko bari Abatutsi, ariko rero nzi ko hariho benshi bibwira ko Abatutsi ba mbere bakomotse kuri Gihanga. Ibyo nta munyarwanda utarabyumvise muri ya migani y'ibitekererezo cy'ibimanuka. Nanjye kandi murabireba, sinabyemejwe no kugira ngo nari mpari, nabyemejwe n'uko nabyumvise mu bihugu bitagira uburyo bwo kwandika nk'iki cyacu. Ibyo bavugaga bya kera ubyemezwa n'uko babikubwiye. Ikindi bakubwiye ukabona nta mpamvu ikubuza kubyemera, urabyemera. Waba ubonye impamvu ikwereka ko ari amanjwe y'ibihimbano, ukabigarama, ukabirangarana. Ariko rero singira ngo ikintu bavuze cyose iyo ubonye gishoboka kuba cyarabayeho, uhera ko ugira uti wenda cyaba cyarabayeho koko, ubwo nta mahomvu cyivanzemo. Ariko rero reka ndebe niba hari aho ibindi bintu byashobora kunyemeza ko atari ibihimbano. Bya bintu rero wabibona bikaba nk'abagabo bahamya ko ibyo wabwiwe byahozeho koko. Iyo miryango bavuga ya kera nayo bayivugaho ibintu byashobora kutwemeza ko yari Abatutsi uko babitekereza. Dore nka Nyirarukangaga nyina wa Gihanga yari umukobwa wa Nyamigezi ya Kabeja umwami w'Abazigaba bo mu Mubari.
Gihanga ubwe arongora Nyangobero umukobwa wa Rwamba umwami w'Ubungwe w'Umwenengwe, arongora na Nyirangabo umukobwa wa Ngabo wo mu Kinyaga, arongora Nyamususa wa Jeni rya Rurenge, aba ari we abyaraho abami b'u Rwanda ba mbere bakurikira Gihanga barimo 7 babyawe n'Abasingakazi. Mibambwe wa mbere Mutabazi yarongoye Mashira umukobwa w'umwami w'Induga w'Umubanda. Gahindiro ka Mibambwe wa mbere yahihibikaniye kurongora Bwiza bwa Mashira wari warasabwe na Ruyi rwa Buzi, ashyirwa mubonye. Mibambwe wa mbere yatsinze Induga byaramugoye, yongeye kumugomera aramunanira, bakavuga ko byaterwaga n'uko ari igihugu cyari cyuzuyemo Abatutsi, igihugu barimo baratsindwaga ariko ntibayobokere rimwe nk'Abahutu. Benginzage ari we twahimbye irya Nyagakecuru, muka Samukende umwami w'Abenengwe yavaga inda imwe na Nyankaka muka Yuhi wa kabiri Gahima. Ariko rero Yuhi wa kabiri siwe se wa Binama koko, yabaye uwe kuko yarongoye nyina, naho ubundi yabyawe na Samukende. Ari Yuhi wa kabiri woherejeyo Nyankaka by'imitsindo, ari uko abapfumu bamubwiye ko Ubungwe buzatsindwa n'umunyiginya uzavuka ku Benengwe. Nyankaka ajyayo byitwa ko agiye gusura mukuru we. Agezeyo acyurwa na Samukende, amaze gusama inda ya Binama aza kuyibyarira kwa Yuhi wa kabiri Nyabacuzi, nyina wa Ruganzu wa kabiri Ndori, yari umwisengeneza w'umugore wa Nyaruzi rwa Haramanga wa Murenge watwaraga Uburwi. Ngaho rero ubwo Abanyiginya badutse ko bari kumwe n'Abatutsi babo, ibya ya migani ya Kigwa tugiye gusobanura ko ari imigani koko. Ni iki cyatumye bashaka Abahutukazi ko abami ba mbere 7 bikurikiranyije bavuye mu Basingakazi? Ninde washakaga abagore gutyo yikurikiranya akaba akibyaramo Abatutsi? Byongeye se kandi igihe cya Ruganzu wa kabiri Ndori, ni iki cyatumye imiryango yabo ishyingirana n'abami bacu n'abo hakurya, atari uko n'abo bo hakurya bari Abatutsi? Niba kandi batari Abatutsi, mbwira umuhinza wo mu Bushi no mu Buhunde waza gusaba umugeni ku mwami w'u Rwanda bakamumuha. Ninde se wahihibikanywa no kujya gusaba umukobwa w'umuhinza utari imfura nk'uko Gahindiro ka Mibambwe wa mbere yabigize? Nk'uko rero abatekerezaga bavugaga ko iyo miryango ya kera yari Abatutsi, maze mu buryo bavuga bagatanga abagabo kandi batabizi. Ntimwibagirwe ko ibyo mwatekerezwaga bene ibyo batabizi, ko uwabyumva byashobora kumusobanurira ibindi. Naho ibyo byo gushyingirana kw'Abanyarwanda no mu mahanga ntibidutangaze, n'abami ubwabo barabigiraga. Nimwibuke ko Nyabunyana wa Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri yashyingiwe kwa Ndagara ya Ruhinda i Karagwe. Nimwibuke ko abagabekazi bacu 2, nyina wa Kigeri wa mbere Mukobanya na nyina wa Yuhi wa kabiri Gahima, bari abageni baturutse mu mahanga. Uko kandi tuzabibona nyuma, i Burundi bwabanaga n'u Rwanda bitangira kwangana no kurasana ejo bundi ku ngoma ya Mibambwe wa kabiri Gisanura. Ibyo bitwereka ko imico yahozeho atari yo y'ubu. Ubu ninde mwami wo mu mahanga waterwa agatabaza i Rwanda? Abo kumutabara bagenda bamusongera ngo biyungukire icyo gihugu. Nyamara tuzabona ko kera Abanyarwanda batabaraga u Bugesera n'i Gisaka, nabyo bikadutabara.
tuzabona ko umwana w'umwami uzima igisaka umwana w'umwami uzima igisaka yahungiraga mu Rwanda babizi, akazasubira iwabo amahoro. Tuzabona ko umwami w'u Burundi yigeze kurarana n'uw'u Rwanda ku buriri bumwe. Tuzabona ko uw'i Rwanda yatashye ubukwe bw'i Bugesera. Iby'ubu ntitwabyumvisha iteka, ibyahozeho byagiye bisirimuka nabyo. Uko abahinza bategekaga twabivuze mbere. Reba nimero 1, nomero 29, 30. Bari abakuru b'imiryango bategekaga bene wabo. Ntabwo barwaniraga kungura igihugu cyabo. Umuntu yagumanaga abo ava inda imwe nabo, baba bake akanyurwa nabo. Kwagura igihugu cyabo byaterwaga no gutura ahegereye ishyamba bakarikonda. Uko rero bakondaga ishyamba, bagira n'amahirwe yo kororoka, umuryango wawo ukaba munini. Haca amasekuruza menshi cyane, umwami wabo akaba afite umuryango ukomeye. Kandi ntimugire ngo ishyamba ryarihabwaga. Nabonye umuhinza wa Kingogo Itare ansobanurira uko bajyaga batwara kera, naho yagabaniraga n'abandi bahinza bo muri ayo mahugu. Mubajije icyatumye agira igihugu kinini kandi bamwe muri abo bahinza bandi bafite bitoya cyane, ati byatewe n'uko ingoma yacu yabarushaga ishyamba. Ntese bo babushijwe n'iki kuryendaho ngo bagerere ababo nabo bagwize igihugu? Atese ugira ngo birihabwa? Abasekuruza bacu bigabanyije ishyamba kera bagitangira kubaho muri ibi bihugu. Umwami wese yakondeshaga ishyamba rye, ryarangira agahiniraho, kuko abasekuruza babo bafashe indeka nto. Ati nubwo tutagitegeka igihugu, nzaho imisozi yacu yagarukiraga hose ho mu rugano. Ambwira n'uburyo bafataga ishyamba ngo bararicengeraga bagateramo amateke cyangwa ibindi bintu bihingwa bidakwiriye kwimeza mu ishyamba ubwaryo, bidatewe n'abantu. Bakagenda babitera ku musitani, bakazenguruka ishyamba rinini, bakazagarukaho bahereye. Abandi rero bazaza bashaka gufata indeka nk'uko, bakazaza nabo batera amateke nk'uko, bagera mu bishanga by'urugano bitarigira ibikangaga. Bahateraga ibikangaga. Amaherezo rero bakazagera kuri wa musitari wa bene ibyo watewe n'abandi, bakamenya ko ari urubibi rwabo. Kurenga urwo rubibi bikazira. Numvise n'ubundi buryo bafataga indeka mu bihugu byo mu Murera bikozwemo ishyamba vuba, nko mu Kibari. Numvise bavuga ko umuntu yazaga gukonda ishyamba, urubibi rw'indeka ye rukaba imitego y'inyamaswa yashingaga hirya no hino. Abayigezeho bakamenya ko ari urubibi rwashinzwe n'undi. Iyo mitego nayo ikaba imipaka igabanya abakuru b'imiryango, nka kwa kundi Abangogo n'abaturanyi babo bashingaga imipaka y'amateke. Ariko rero abo bo mu Kibari bagiraga abakuru b'imiryango, nta bahinza bagiraga. Nuko rero abahinza ntibategekaga nk'uko tubizi ubu. Bari abakuru b'imiryango bagategeka bene wabo. Nabyo kandi si ugutegeka koko. Bene wabo bikoreshaga ikoro ry'ibyo bahingaga byose aho byereye. Abo bahinza nabo bakagira ibirori byo kuvuma ibyonona imyaka byose, bagahabwa n'umuganura ukagirirwa ibirori. Uwo muhinza wo mu Kingogo yantekerereje uko babigenzaga. Ntibarwanyaga indi miryango, barwanyaga ishyamba gusa. Nta ngabo rero bagiraga. Ikibateye barahururaga bigashira.
ikibateye barahururaga bigashira. Abatutsi rero barashyira baduka ino. Abatutsi ariko bwa mbere na mbere ntabwo badukanaga ingabo ngo zize zirwana. Hazaga umutware w'umutunzi yifitiye inka ze azifashijwe n'abo bava inda imwe n'abana be. Mbese rwose muzabaze uko Abahima bameze. Barwubatse ku mutwe bagatura aho inka zabo ziraye, ariko bagendaga n'urugo rwabo rwose. Abatutsi ni uko badutse mu byino. Biragiriye inka zabo, ariko rero baragiraga inka zabo bagaturuka mu bihugu byarimo abami n'abategekaga ibihugu bigari, babanje kugaruza umuheto. Bagera mu byino rero, agahugu baragiyemo inka zabo bakakagiramo abagaragu. Yamara rero kugwiza abagaragu, akareba icyo gihugu cyuzuye abahinza batagira ingabo, akibuka n'abami yasize iwabo cyangwa yarabatekererejwe n'ababyeyi be, ba bagaragu be bakamubera amaboko yo kumuyoborera agahinza koroheje. Kamara kuyoboka akagaha inka, kakaryoherwa, kagatabara shebuja. Nako bukeye bagatera undi muhinza, bityo bityo igihugu kikagumya kwiyungura mu bugari. Muzi ko ibihugu n'ubu biyoborwa n'inka. Ibigirwa n'ubu ntimwibagirwe ko ari uruhererekane rwa gitutsi, uko inka ibatsindira ibihugu ikabaha amaboko, niko byarangiye. Ariko rero umuhinza yamaraga gutsindwa atyo, bakamurekera aho akagumya kugira imihango ye ya gihinza, ariko akayoboka uwamutsinze. Nabajije Ruvuzandekwe, dore ko igihugu cye cyarimo abahinza babiri, nti mbese nyine ko watwaraga iki gihugu abazungu bataravanaho iby'abahinza, ukaba wumva baraturwaga amakoro, bakagira ingoma zabavugiraga n'ibirori by'umuganura, mwagenzanyaga mute? Ati na kera kose iby'abahinza ntawabyitagaho. Uza utwara igihugu wabaga waragabiwe n'umwami, ugakoresha uko ushaka, bakagutura bagatanga imirimo y'ibwami n'iyawe, ibisigaye ukabyirengagiza. Bagatura rero n'ubuhinza bwabo, kuko imirimo y'ibwami n'iyawe, ibisigaye ukabyirengagiza. Bagatura rero n'umuhinza wabo, kuko byabashimishaga, baruzi ko bibafitiye akamaro. Kandi rero uko uba uruzi ko ugerageje kubibabuza, wagomesha igihugu, bakanga gutanga imirimo yawe y'ibwami, kuko baba bibwira ko ushaka kubisha inzara. Wowe ubabuza kwihakirwa kuwo Imana yabishinze kuva mu ntangiriro y'imihango yabo. Ibyo Pawulo Ruvuzandekwe yavuze si iby'ubusa. Ibyo Pawulo Ruvuzandekwe yavuze si iby'ubu, na kera babitekereje batyo. Iteka mujye mwibuka ko bene icyo kintu cy'akarande mu gihugu, ikintu bakubwira bati tugiciyeho wamera gutya, tugiciyeho twamera dutya, cyangwa se bati ibyo bigenda bitya na bitya, kugira ngo hatagira iki n'iki kiba. Mujye mwibuka ko abatubanjirije ari bo basize baduhannye, bakatwigisha uko tuzajya tubigenza. Ibyo kandi nanone si no gucishiriza gusa ngo turabikeka. Tuzi neza ko abahinza ba kera bose bagumyeho, bagumana ingoma zabo, batari bafite nabo bagumana imihango yabo y'ubuhinza. Ariko rero ntabwo twashoboye kumenya izo ngoma z'abahinza be ba kera zose. Uwamenya izo tutazi yazazitubwira tukazuzuza umubare. Izo twamenye n'izi gihugu cy'abahinza b'imabanza mu Bwishaza, batwaraga Ubwishaza nyine n'Ubudaha. Ubwo bwoko bari abakwa, nkandagiye abagome y'abahinza
b'imushishiro province ya Marangara batwaraga agahugu gakikije mushishiro. Kayenzi yahoranye abahinza b'Ubugamba muri province ya Kingogo, na Simugomwa y'abahinza batwaraga Kingogo. Uwashakaga kuvana abo bahinzi iruhande kandi neza yabishobozwaga no kugira ikarita yerekana aho ibyo bihugu biherereye. Harimo abandi bahinza tuzi ariko ntituzi amazina y'ingoma bahoranye. Icyo tuzi ni uko bagiraga imihango yabo ya gihinza yo korora imyaka. Ariko rero witegereze ko abatsindwaga bakarekerwa ingoma ari abahinza b'abahutu. Nta mwami w'umututsi utsindwa ngo agumane ingoma ye. Byongeye kandi ahari abahinza nabyo ni mu bihugu by'inkiga. Ngira ngo icyabiteraga ni uko abatutsi batashoboraga kuhatura kuko habaga inka, bahatungiraga gusa amakoro. Naho ibihugu bishyuha bishobora kubamo inka, niho abatutsi biganzaga. Inka igasumba isuka, abahinza baho bagacika vuba kuko ubukuru bwabo bwacogoranaga n'urukundo rw'inka. Nta cyubahiro cy'abahinza muri bene ibyo bihugu. Ngira ngo nicyo cyaciye abahinza mu bihugu byo hagati byiganjemo abatutsi. Muri ibyo bihugu rero bikwiranye n'inka, dore ko twumvise ngo abatutsi ba kera bategekaga. Umwami yagabanyaga abana be igihugu cyangwa abo bava inda imwe. Uwagabanye rero province ye akayibamo nk'umwami, abana be bakayikuranwaho iteka ryose, bikemera umwami bakamuhakwaho bamumezeho nk'uko abahinza bo mu nkiga babaga bameze mu bihugu byabo. Ariko rero umwami nta tegeko rikomeye yagiraga kuko ngo ntawe yanyagaga igihugu cye. Mbese nawe yameraga nk'umutware muri province ye, abandi akabarusha gusa ingoma y'ingabe. Inzu rero ikomoka ku mutware umwe wa kera ikigumira muri province yabo. Indi ni uko umutware kandi waterwaga n'undi wo mu kindi gihugu akirwanaho wenyine. Umwami wabo ntiyirirwe amutabara. Habaga se naho umwami ashatse nk'akandi gahugu, igihugu cyose ntikimuhombokereho nk'uko tubizi kuri ubu. Mbese rwose wumva ko babitekereza ugasanga bari bakiri nk'abana mu by'ubutegetsi. Bari bagikurikiza imigenzereze y'abahinza yo kwiyicarira iwawe, undi akiyicarira iwe, waterwa n'abandi ukimaramariza. Nuko rero abatutsi bagitangira baremye ibihugu bigari. Bamaze kubirema byemera ingoma bihuriyeho, ariko rero bene ibyo babitegeka gihinza. Bavuga ko ariyo mpamvu yatumye abanyiginya batsinda. Nabo rero ngo batangiye batyo, maze ibya bene abo batware babivanwaho na Kigeli wa mbere Mukobanya, ngo niwe watangiye gutegeka igihugu cyose wenyine. Abatware bose baramwumvira. Abari abatware icyo gihe ngo yishemo bamwe twumvise mu bitekerezo. Ubwo bukare yarazanye bwo kwica abantu yarwanyaga bukururukira umuhungu we Mibambwe wa mbere Mutabazi. Bavuga ko ari we watungukanye ibyo kuboha abatutsi no kubica mu bihugu bidukikije bindi, ari mu Gisaka kitaraba u Rwanda, ari mu Burundi, ari mu Nkore. Na n'ubu ntabwo bari bazi kuboha imfura icyo ari cyo, ahubwo baranyagaga. Yaba ukwiye gupfa agacibwa mu mahanga, ibyo kubohwa no gutangwa biba ino gusa. Abatutsi bamaze imyaka ingahe bageze ino? Muribuka ko tugitangira twavuze ko abatwa n'abahutu bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi muri ibi bihugu. Hakaba nta muntu wagerageza no kuyimenya
acishirije byerekeje, reba nomero 25 kujya kuri 40, ngo n'abatutsi twabanje kuvuga ba mbere ni kimwe, ntawamenya neza imyaka bamaze bageze ino. Kugerageza no kuyibara ucishirije ni ukwigerezaho, ntibifite ishingiro. Ujya gucishiriza agira nibura n'aho ahera, akagira n'urufatiro. Icyakora ugira ngo baba bamaze indi myaka itari hasi y'ibihumbi gisaga kure, nibura aba mbere na mbere. Ikintera kubivuga ni ibyo tugiye gusoma by'Abanyiginya. Bakunzi n'abakurikirana isubyo ry'abazigaba mwese, munyemerere dusubikire aha ngaha, ejo tuzasobokura igice cya gatatu, aho tuzasoma umwaduko w'Abanyiginya baje bate. Munyemerere rero mbifuriza ibyo nanjye nifuza, kandi mukomeze aya mateka, iki gitabo Inganji Karinga mukigeze ku bana. Tugiye kugera mu bintu bikomeye, mu mateka akomeye, mukigeze ku bakiri batoya, bajye babasha aho bari, byibuze ufite agatelefone amenye aya mateka, amenye iki gitabo, amenye uyu murage Musenyeri Alegisi Kagame yadusigiye. Hanyuma nidushaka kugira icyo tubivugaho nk'uko nabisobanuye, tuzabisobanura ku rundi ruhande, ariko buri wese yarashoboye kucyumva. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza.